Nizere ko mukomeje kumererwa neza, reka nongere mbahe ikaze kuri ya YouTube channel yacu ariyo TJP Media. Iki ni cyo cyakari cya ya video y'uburyo wakorera amafaranga ukiri umunyeshuri bitagusabye kuvuga ngo urareka kwiga cyangwa se urareka ibindi byose. Ariko mbere yuko ntangira, reka mbanze mbasubize bamwe mu bantu bagiye batwandikira batubaza ibibazo byinshi bya bitandukanye. Hano hari watubwiye ati no ese bigenda gute abakiriya ubabona gute? Nibyo ngiye kubabwira muri iyi video. Ndetse hano hari n'uwatubwiye ngo ibi bintu ngo birakomeye mu mutwe cyane, ngo nta muntu mu Rwanda nk'uyu batubwiye ngo mu Rwanda ni bande bakoresha poster, flyer, website, logo cyangwa se ibyo bindi. Ariko uyu muntu reka mbanze musubize mubwira ko n'ubundi nago waruzi ko hari abantu bashobora gupostinga, bashobora kwishyura kugira ngo bapostingire kuri Instagram, bashyire video kuri TikTok cyangwa se kuri YouTube. Kandi social media management nicyo kintu bakora, ukabafasha no kuba byagenda bizamuka. Ibi rero bikorwa nk'akazi, niyo mpamvu ari posters, ari na flyer, ari gukora ama website ndetse n'amarogo nabyo ari ibintu bisanzwe bikorwa nk'akazi. Ahubwo wowe wenda impamvu ushobora kuba utabona abakiriya bo wakorera website, wakorera flyer, wakorera amarogo nuko basanzwe batakuzi n'ubundi. Urumva ntabwo uzagenda ngufata umuntu itumubwira ati ngewe nzi gukora logo, nzi gukora website, ngo nzi gukora amabana, ngo ndabizi kubikora neza cyane. Kandi nta hantu bigeze bakubona wamamaza, nta hantu ntabyo bigeze babona ukora wenda ngo urabiberetse. Ibi ni ibintu bitwara igihe, ntabwo ari bya bintu uvuga ngo ugiyemo gusangura ngo umenye kubikora uhise ubona abakiriya bo kubikorera. Ntabwo ari ibintu byihuta gutyo gusa. Kuko nk'urugero nkanjye maze imyaka irenga 5 uri gukora ibi bintu, mfite abakiriya bo basanzwe banyizera, basanzwe bazi ko ngomba kubakorera. Nimba umuntu azikara kwandikira ko ati nkeneye logo, ukamuca amafaranga na gutya na gutya. Nimba hari website wamukoreye akabonye website irimo iragenda neza, nta kibazo na kimwe ifite, niwo muhostingira byose biragenda neza. Nta kenera flyer niwe n'umundi azaza kureba, nta kenera guhindura logo niwo wazareba, posters ntazikenera niwo wazaza kureba. Urumva ko ibi ni ibintu bitwara igihe kugira ngo abantu bakwizere. Kandi ikindi, abakiriya ntabwo uzagenda ngufate nk'umuntu winjiza amafaranga nk'ibihumbi 5, ibihumbi 10 ku munsi acuruza ngo umubwire ngo ugiye kumukorera logo. Bisaba ngo abe afite company nini cyane, iyo company nayo ikaba yinjiza amafaranga menshi. Kandi nawe bigasaba kuba wari brandinze, waragiye wamamaza, ukabwira abantu bakakwamamaza. Kuko abantu benshi bakunda kwizera umuntu bitewe n'ukuntu yamamaza, bitewe n'ukuntu yi branding. Nimba ufite abantu benshi bakwamamariza, dore nk'urugero twebwe dufite abantu benshi bagenda batwamamariza, dufite ama group twamamazamo, dufite abantu bakina comedy ndetse n'abakina amafilme bose bagenda batwamamariza. Urumva rero nimba mfashe post iri kuvuga ku bintu byanjye, nkaba na collaboratinga n'umuntu kuri Instagram ukina comedy, akababwira ati mugende mubwire uyu muntu abakorera ibi n'ibi, nta kuntu batazaza gukora, batazaza kugira ngo tubakorere ayo marogo, badukorere ayo mabana, tumanaging n'izo social media zabo. Ubwo nibwo buryo rero bwiza wakoresha, aho kugira ngo uvuge ngo nago mu Rwanda babyumva. Benshi mu Rwanda bamaze kuba civilize barabyumva, ahubwo biterwa n'abantu waprochinze abari. Yego hari abantu benshi batabyumva, ariko abandi bantu barabyumva. Abantu benshi bakoresha amarogo amabana. Ngira ngo nujya kuri website yacu ariyo tjpmedia.net turabona ko ari bimwe mu bintu dukora kandi tubikora nk'akazi. Yango rero mwamaze kuyibona. Ndetse nimusura n'ikinyamakuru cyacu ariyo tjptrends.com, naho uraza gusangaho ko dukenera abantu badukorera thumbnail cyangwa se amafoto bakayeditinga neza yo gushyira kuri website. Kandi urabizi ko bisaba consistency biriya bintu byose. Ari no gupostinga kuri Instagram bisaba consistency. Niyo mpamvu hakenerwa aba social media manager, niyo mpamvu hakenerwa umuntu urakora amarogo, urakora amabana. Numva nimba umukire wenda afite n'ibintu agomba gukora ku munsi bikamwinjiza nka 5 miliyoni ku munsi umwe, ntago azajya gufata umwanya wo gupostinga kuri Instagram, gufata umwanya wo gupostinga kuri YouTube, afata umwanya wo kuvuga ngo agiye gukora ngo logo, ngo agiye gukora bana. Oya, agomba guhereza abantu bakabimukorera. Ibi rero ni gute ubigeraho? Ni gute abantu bakwizera? Nicyo kintu ngiye kubabwira muri iyi video, uburyo abantu bashobora kukwizera bakavuga ati noneho dukorere logo, dukorere bana, twaploadingire kuri YouTube, dupostingire kuri Instagram. Nuko babona ko wamaze kubikora nkaho wibrandinze ko ari byo bintu ukora. Reka dukomeze noneho mbabwire uburyo ahubwo ibi bintu byose uzajya ubikoramo. Noneho hano ibi ukuntu bikoramo, urabanza kwamamaza. Uburyo bwa mbere bwo ushobora kubikoramo no kwamamaza. Kwamamaza rero hari uburyo bwinshi cyane bwo kwamamaza. Hari kwiyamamariza wowe ubwawe, hari no guhereza abandi bantu bamaze kuzamura social media zabo bakakwamamariza. Nimba ufite TikTok, Instagram, ufite YouTube, ufite na Facebook ndetse na X, izo ni social media zagufasha kwamamaza neza cyane. Ndetse na LinkedIn. Rona LinkedIn ushobora gushyiraho ibintu byinshi wagiye ukora, ariko yo bitewe nuko umuntu wese muri network imwe cyangwa se umuntu abantu ufite
ufite bagufranga kuri LinkedIn babona post zawe. Iyo uzipostinze rero ntabwo ubura abantu bagenda bareba post zawe kuri LinkedIn. Kuri TikTok nyamara murabibonye ko TikTok izamuka cyane. TikTok rero ukuntu bigenza wowe kugira ngo utangire kwamaza, urumva nimba ufunge TikTok yawe ifite aba followers 2 cyangwa se aba followers 500 biragora kugira ngo ngaho uzakuremo ahubwo w'icyo uzakora uzabanza use mutangira content ivuga ku bintu byawe, ivuga nko ku bintu bigiye bitandukanye. Wenda nk'urugero ushobora kuza ndi kwigisha abantu uko ushobora gukora wenda amarogo, amabana cyangwa se nuze ubigisha ibyo bintu, cyangwa se ukazana content yawe. Ushobora kuza uri ku vloginga, uri umuvlogger ubabwira mu buzima bwawe, ubabwira ibintu ugenda ukora buri munsi. TikTok ihita izamuka byihuse. Yamaze kuzamuka no kuri Instagram ukagenda ushyiraho, kuri Facebook ntago habura na hamwe bigeraho bikazamuka. No kuri YouTube Shorts ngira ngo urabizi ko dushotsi tuzamuka cyane. Muri ibyo bintu yo kuvuga muri izo social media ntabwo azashira ukwezi imwe muri zo itazamutse. Imaze kuzamuka rero tuvuge nka TikTok wenda umaze kugira nk'ibihumbi 10 by'aba followers, iyo ushyizeho wenda post ishobora kugira nk'ibihumbi 50. Ni ku bintu uri kubabwira wenda uri kubabwira ku bintu bijyanye n'ubuzima bwawe. Icyo ukora nyuma y'ibyo uhita ushyiraho nimero zawe ukababwira ko hari ibintu ukora, kuko gukora wenda social media management, ko ukora website, ukora ama flyers ndetse n'ibindi byose. Nimba video igiye ikagera wenda nk'ibihumbi 50 by'abantu bayikurikiye, ntabwo ushobora kuburamo abantu 5 bari kukubaza kuri ibyo bintu. Uko bagenda bakubona buri mwanya niko nabo bagenda bakugira icyizere, bakakubwira ati dukeneye ko dukorera ibi, dukeneye ko dukorera ibi. Urumva ko ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe nyine, uburyo bwo kwamamaza. Ndetse ubwo buryo bwo kwamamaza urumva nabwo butwara igihe ariko nta mafaranga bugutwara. Ubundi buryo rero bwo kwamamaza wakoresha kugira ngo abantu batangire bakugire icyizere bakumenye, no kuba waka approachinga cyangwa se wareba nk'aba bantu basanzwe bakora content, nk'aba bantu bakina comedy, abanyamakuru basanzwe bafite abantu benshi babakurikira, ukababwira ko ushaka ko bakwamamariza. Iyo batangiye kukwamamariza nabo havamo abakiriya baza bagakora havamo abakiriya baza noneho bagatangira kuba bakonsuminga za product zawe, cyangwa se bakubaza kuri bya bintu uri kubahereza cyangwa se bya bintu ucuruza, kuko babizerera muri uwo muntu. Iyo ubundi abantu bemeye kugukurikira bivuze ko bakwizereramo. Rero nimba bakwizereramo nubabwira ati mugure iki kintu bazemera kukigura. Urumva rero kubwo ngubwo ari uburyo bwo kuba wabona abakiriya kandi byihuse. Urumva ikibazo si kubona ayo mafaranga, ahubwo ikibazo ni ukubona abantu bakorera ibyo bintu. Iyo wamaze kubona abantu bakorera ibyo bintu, ayo mafaranga urayabona, ndetse ushobora kubona narenzeho, kimwe nuko bitewe nuko wenda utaramara igihe ubikora ushobora no kubona ari munsi yaho. Ariko ibyo bintu urumva ko ari ibintu bisanzwe. Ahandi hantu rero ushobora kuba wacuriza izo product, urumva ugomba gutargetinga ahantu hose kugira ngo urebe ko wabona amafaranga. Nimba ubonye umukiriya umwe avuye kuri za social media zawe, ukabona undi mukiriya wenda avuye mu bantu wagiye wandikira message nka kwa kundi nababwiye ati nitwa runaka nkora ibi nibi, mbese twakorana gutya. Naho nimba wenda warahaye message nk'abantu 50, ntabwo bashobora kuburamo nk'abantu 10 bagusubiza, noneho nk'ababiri wenda niyo bakemera mu kwezi kwa mbere. Murumva ko business iri kugenda ikura. Mu kwa mbere hashobora kwemera abantu 2, mu kwa kabiri hakemera abantu 3, abantu 5, ariko abakiriya bagenda biyongera. Izi company zose mubona hano hanze niko zigenda zikura muri ubwo buryo. Ejo babona abakiriya bake, hakazakurikiraho abandi, ejo hakaza abandi, ubutaha nabwo hakaza abandi bakiriya. Ni gutya ibintu byose bigenda bikorwa. Nizere yuko abantu benshi mwagiye mumbaza ibibazo kuri ibi bintu mwasubijwe. Ubundi buryo bwa kabiri rero bwo kugira ngo ube wabona abakiriya, hari ama application cyangwa se ama platform bagenda bacururizaho ibintu. Ako bacururizaho service, apana kuvuga ngo bacuruzaho ibintu ni service zisanzwe. Nko kuri Fiverr murabizi ko aba freelancers bakoresha Fiverr, kuko Fiverr ni application ikora nk'isoko. Ubundi mu Kinyarwanda cyiza twavuga yuko ari nk'isoko, kuko kuri Fiverr ushobora gukora sign up ukajyaho nk'umukiriya cyangwa se ukajyaho nk'umuntu ugiye kugurisha service. Ushobora kujyaho wenda umuntu ucuruza ukora amarogo, cyangwa se ukajyaho uri umuntu ushaka abagukorera logo. Fiverr rero ikora nka Upwork nayo ni ya freelancers. People Power nayo imeze nk'isoko, ndi kimwe na Upwork ndetse na Fiverr. Wowe rero ukora sign up kuri izo social media zose, ubundi ukagenda ugakora logo yawe neza, ukandika ibintu ukora, ugashyiraho ukagenda ushyiraho izo services zawe zose ugenda ukora. Buryo nimba umuntu akwandika ahita kubona. Uko ugenda wakira abakiriya benshi niko abantu bagenda bakugira icyizere, ukagenda ukora n'abantu benshi cyane. Ndetse ukora n'utu video tuvuga ku bintu byawe, ugakora ubwo urumva ugomba kuba waramaze gufungura na social media ibintu nk'ibyo. Aha ngaha rero kuri Fiverr no kuri Upwork no kuri People Power, izo ni platforms zagufasha kuba wahura n'abakiriya benshi cyane. Muri ubushize nababwiye ngo umuntu araza gukenera ko nkora ku kintu kiri specific mu bintu nababwiye aze kumbwira ko nta muntu wambwiye. Niyo mpamvu naje mbabwira igice cya kabiri ngira ngo mbanze basobanurire ibintu ko numvaga mutari ko byumva neza, kuko bamwe bari kuvumbwira ati ntago ibintu bishoboka, birakomeye, ariko nyamara biroroshye. Babwiye icyo bisaba ni umwanya. Ibintu byose bisaba umwanya. Noneho
murabizi ko nababwiye no kuntu wacuruza e-books cyangwa se wacuruza ibintu by'ibitabo, wacuruza online courses, ugacuruza ama design ndetse n'ibindi bintu. Ibi ngibi nabyo wabicuruza wabishyira kuri Fiverr, Upwork ndetse na PayPal. Ariko hari n'izindi platform nyinshi nzagenda mbereka ushobora kugurishirizaho ibi bintu. Ni nyinshi cyane kandi ukabona amafaranga. Noneho iyo umaze kubona abakiriya byibuze iyo umaze gukora nk'abantu bagera wenda nko muri 30, hari ikintu noneho uhita ukora kugira ngo abantu bakomeze noneho bakwizeremo cyane. Urumva yuko umaze gukora abakiriya bagera muri 30 batangiye kubona amafaranga. Icyo ukora noneho uhita ukora website yawe. Umaze gukora website yawe uhita ujya kuri Google ukaba wasettinga business profile yawe. Ngira ngo niyo mugiye nko kuri Google mukandikamo TJP Media muhitamo bibona. Gutya niba handitsemo ngo TJP Media urabona ibintu bihita bakwereka. Iyi niyo twita Google Business Profile. Urabona hano kuri TJP Media babereka ibintu byo tuba turi gukora, bakakwereka n'ahantu wadusanga, nimero waduhamagaraho, bakakwereka ko bakwereka ibintu byinshi cyane. Ndetse urabona ko na website yacu ihitiza hejuru bakayikwereka tjpmedia.net. Ibi byose rero ni ibintu ugomba gukora. Ukora business profile, ugasettinga business profile. Yimaze kuyisettinga nyuma ukora na website. Izo social media zawe nizo zikaba zihari kugira ngo umuntu abe yakubona. Izo social media noneho iyo zamaze kuhagera, website yamaze kuhagera, ikindi kintu ubwo ngubwo noneho utangira gukora cyane kugira ngo bizamuke, kugira ngo umuntu nasura social media zawe akabona ko abandi bantu bagukurikira abe yakugira icyizere. Urumva ko uburyo bwo kugira ngo uzamuke ni bwinshi cyane. Nzagenda mbabwira n'ibindi mu bice bizajya bigenda biza bibiramo namwe mu mabanga nanjye mba nagiye nkoresha kugira ngo ibintu bimwe na bimwe bigende bizamuka. Nubwo ntagera kure cyane, ariko iyo murebye ngira ngo mubona ko hari ibintu bimwe na bimwe bigiye bihari kandi byabafasha. Icyo rero musabwa gukora no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, mukadufollow kuri Instagram ni TJP Media, no kuri TikTok TJP Media, ndetse mugasura website yacu ariyo tjpmedia.net. Naho utarero mu yindi video mukomeze kugira ibihe byiza kandi murabizi ko tubakunda cyane. Niyo mugira ikibazo mumbwire muri comment, ndetse mumbwire n'ibyo mwumva ko twabakoreraho. Nzagaruka mu yindi video mbabwira kuri ibyo bindi byo twabakoreraho, ndetse mbabwira ni byinshi cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza.